nishimiye kongera kubabona mwitabiriye inama ni byiza cyane ndabashuhuje dukorane umurava kandi tubeho neza dufite umutekano isuku imirire myiza kwirinda covid-19 ndabashimiye rero mwazindutse mwubahirije igihe kabivuge mpagaze mbashimira ubu numva natangiye mbashimira ubu tugiye kuganira umurongo w'ibyigwa hari ubwisungane mu kwivuza aribyo bita mituelle de santé turareba n'ibarura rusange uko muri mutanga amakuru ku bakarani bibarura turebe n'umutekano irondo rimeze gute se ni gute twicungira umutekano hanyuma turareba ikindi cyitwa ibindi nabyo turabiganiraho hanyuma twicaye dukomeze inama turavugana bukeya hanyuma mugabire tubwire kuri mituweli ubona bimeze bite abaturage barayitabira murakoze muyobozi ku kijyanye na mituweli rwose twebwe ibintu bimeze neza mu itsinda ryacu twararangije kera ubu twafashe ahubwo ni mu mwaka ukurikiyeho ahubwo abandi baturebera cya mituweli ndabashimiye urumva ko mwatangiye no gutanga n'iya 2024 twarakandagiye rwose ndumva kimeze neza ikindi gikurikiraho ni ibarura rusange mu gihugu cyose harimo harakorwa ibarura rusange ry'imiturire harimo haraza abakarani bibarura muzakomeza mubabona umuntu yambaye ingofero yambaye ijiri afite n'ikirango yambaye mu ndimi z'amahanga bakita baje bababaza ibibazo byinshi ese ngoboka tubaze nka ngoboka ibibazo by'ibarura cyangwa se iryo barura rumva rimaze ngoboka tubwire murakoze cyane abatera nk'ubu murakoze cyane turi kumva ibintu bijyanye n'ibarura ry'abaturage twebwe nk'abaturage twumva yuko iryo barura akamaro rizatumarira cya mbere bizadufasha kumenya uko umuntu ahagaze mu mibereho y'urugo cyangwa y'ingo zacu kandi numvise ko harimo nibamara kumenya amakuru y'uko imiryango ibayeho hari n'igihe tuzajya tubona inkunga zitugeraho yewe nuko nabyumvise cyangwa nabyumvise ntibaguha amashyi urakoze nkunganiye kuri iki kintu cy'ibarura ni ibarura rusange riri gukorwa mu gihugu hose abaturage baratanga amakuru yizewe kandi y'ukuri utanga amakuru yawe kandi abakarani bahuguwe ko umuntu azajya agira ibanga amakuru wamuhaye ntimukagire ubwoba bwo gutanga amakuru usubize neza ibyo akubajije icyo nacyo ndabashimiye murabikora neza umutekano ikibazo aho ntabwo mwumvise uravuze ngo mwibarura ngo abakarani barimo barabikora neza barya birirwa bikorera imizigo n'abakarani bameze bati bapfa kurura amamodoka abajije ikibazo cyiza uyu muturage rwose arasobanutse abakarani abakarani bwose nimba ari abo ntibatumvikana abakarani bibarura bamwe naho dusobanurire banahita batwiba bashaka kutwiba ariko ngo burya bose ntabwo biba burya haba harimo n'amashyirahamwe murakoze tuhuze ibiganiro umukarani w'ibarura ni abantu bahuguwe kubera ko aribo bantu ni abarimu ubundi bahuguwe muri make barimo bakora ibyo bintu by'ibarura rero abo barimu mu kinyarwanda cyiza cyangwa se mu izina ryiza babise abakarani
bibarura, ntabwo ari abajya kwikorera imizigo, ni ukuvuga ngo babise iryo zina kugira ngo bongeraho abakarani bibarura. twabyumvise noneho birasobanuye. Niyo mpamvu rero ubona baba bambaye ingofero, bambaye n'ijire, bafite n'agakapu. narababonye bandika utuntu Nandika no ku mazu. Hano rero ni mukuvuga ko n'ubundi mu mudugudu wacu mwajya mubaha amakuru bakubajije, ukabaha amakuru yizewe, kandi burya ngo bagira ibanga, bayandika muri telefone akabibanga. Urasobanukiwe? Ikindi tugiye kuganira ku yindi ngingo, umutekano. Umutekano turareba irondo, turebe ese abaturanyi bimeze bite ku bijyanye n'imibereho myiza, ese hari abantu bakiba, ese nijoro hari ugenda bakamwambura igihe, ni icyo ngicyo. Umutekano twabaza AB Topu akatubwira. Murakoze. Ese muyobo burya muranze? Nawe ndakuzi. AB Topu show. Ndakuzi. Iyo ni channel ufite ibyitwa none byarantamye. Umutekano rero nangaha mbona nta kibazo. Nta kibazo. Uretse abantu sinyankurikirana ibitandeba neza, ariko hari abo nabonye bacimbiranye. Sinzi ibyabo, umenya wenda muri bubigereho, sinzi. Banjye nigendera kuko mba mbona ibintu ari amahoro, ariko nyine ntabwo habura nyine hari nk'aho njya numva ngo mu tubari ngo bagiye ngo bibye amafaranga, ngo banyweye inzoga z'ubuntu, nyine bashaka gukubita nyirakabari ngo batahe batamwishyura, ibintu nk'ibyo. Njye mu minsi ishize nabyumvagamo ukuntu, nubwo najya mu kabari gusa nyine byumva uko mu nzira nigenda, sinjya mbyitaho rero, gusa nyine kuko nyine abantu bose mbona ari amahoro, mba numva ibintu byose ari sawa. Murakoze, muvuze abantu bakinywa ntibishyure, abantu bagitaha bwije. Icyo nk'ubuyobozi bw'umudugudu turagikoraho ubuvugizi kugira ngo nacyo gikosoke, abantu bajye bongere babaneho mu mahoro, ariko urumva nawe si cyane ugenda utambuka. Tugeze rero ku kindi cyitwa ingingo ya nyuma, yitwa ibindi rero ufite ikibazo arabaza, waho utumvise ukabaza, ndetse n'ayo makimbirane mwahoze muvuga tugahita tuyabariza hano mu nteko y'abaturage. Hanyuma rero waba afite ikibazo yavuga tukacyumva. Bwana muyobozi, igihe ikibazo mfite yageze kuvuga ku bintu by'umutekano no kurara amarondo, ariko nkanjye dore ndi umudamu, kurara irondo ntabwo nabishobora, mfite n'utwana mu rugo. Mwanyemerera nkajya ntanga 300 yo kugura amabuye y'isitima? Rwose nanjye ndumva umutekano mushaka, abajura ntibajye batwiba ngo badutware udutungo, najya mbona amabuye y'itoroshi. Mubinyemereye mwaba mukoze muyobozi. Ni mu muhamashyi. Umuturage uvuze igitekerezo cyiza kandi cyo gushyigikira umutekano, urumva ko bya bindi wahoraga wibaza bitangiye gusubizwa. Umubyeyi yavuze ko azajya aduha n'amabuye. Bya bindi rero by'abantu batesha abana umutekano turabikemuye, wa mubyeyi we turagushimiye, ahubwo n'abandi bakwigireho kugira ngo iki gikorwa cyiza rwose gikomeze kigende neza. Mu bindi tubonye inyunganizi. Zirenda kugwa muyobo. Ntabwo twakoreye muri sale none. Hanyuma rero hano Ngoboka yari yazanye ikibazo, niyongera kivuke Ngoboka ikibazo yari yagize. Murakoze cyane. Ikibazo hano hari umugabo
nshaka kurega Mhm. n'umukiriya bita Mugabire. Ikibazo cyanjye rero giteye gutya, umugabo twagiranye amasezerano, tumaze kuyagirana twayahuriraho, Yego. amasezerano arateye. Umugabo twahuriye ahantu avuye kwiba amafaranga, akavugana yuko tugomba kuyagana kugira ngo ntazamuvamo. Ayo mafaranga yarayibye ku mugabo bita Covid. Ni covid umutuye hano hirya. Tuvugana yuko rero kugira ngo nzamugirire ibanga, amafaranga agomba kumuha kimwe cya kabiri, yari miliyoni n'igice. Miliyoni n'igice. Twabivuganaga twihereye turi babiri, ariko hashize iminota mikeya dutangiye gushwana, Yego. haseka abantu babiri, umugabo n'umukobwa bari bari kumwe, harimo umugabo bita, ariko abo bagabo nta nubwo ari ngombwa, turi bubakubaze ariko arabanza yisobanura. ntaguciye mu ijambo wabanza ukatubwira abo bagabo bari hano. Abagabo barahari. Yego, komeza barabyivugira. Noneho rero tuvugana yuko ayo mafaranga tuzagabana, none byaragiye atampayeho, nkaba narije kumurega mufati, bibe ngombwa ko mujyana kumufunga. Ye kumufunga. Yateje umutekano muke. Murakoze. Nta kindi mwongeraho ku kirego cyanyu? Okay, murakoze. Umugabo Mugabire, mwatwemerera mukegereza urumuntu ukadusobanurira icyo kibazo? akoze muyobozi. Umugabo ndumva antunguye cyane rwose, ntabwo njya niba uyu musozi hose baranzi, kuva kera, kuva nikorera kwa Gasamagera, buriya njyewe uturimo nikorera ni utuntu two gusudira, rimwe na rimwe no kubaka ndabikora. Ushobora kuba yenda yarabonye niyifitiye amafaranga, agatekereza ko ayo mafaranga ari ayo nibye. Bose n'abaturage bose barabizi, nta muntu uvuga ko namwibye. Niba ntabwo niba rwose, ntabwo niba abayobozi rwose, arambeshyera nta hantu nahuye. Nta kindi mwongeraho ngo tutakunigana ijambo cyangwa se tukakwambura ijambo? Nta kindi wongera? Umuyobozi ngewe icyo nongeraho, kubera ko ambeshye, ngewe nibigaragara ko ambeshye, ni ukumuhana muri aba baturage bose, kuko ngewe arimo aransebya kandi sinjyaniye. Murakoze. Ni ukuntu indishyi. Mwumvise ikibazo, mwa baturage mwongeye kwirwa. Turi mu kibazo rero cya Ngoboka ndetse na Mugabire. Uriya ni Ngoboka, uyu ni Mugabire. Ngoboka aravuga ati uyu mugabo miliyoni n'igice twari kuyigabana ko yayibye ku mugabo witwa Covid. Hanyuma Mugabire aravuga ati nigeze nyiba, nabyumvise wenda mbasubiriyemo, sinigeze nyiba, ariko Imana irahari irandenganura, ndetse n'abo bagabo nibaza nabo ndabemera. Ubwo tugeze ku kibazo cy'abagabo rero, twongeye dusabye Ngoboka ngo yongere atubwire noneho bya bimenyetso. Ngoboka tubwire bya bimenyetso. Ariko Mugabire arababizi iki? Abagabo ndabafite. Uwa mbere harimo Kanyarutunga. Kanyarutoki ko ajya avugisha ukuri mu Abatangabuhamya babiri, uwa mbere ni Kanyarutoki, uwa kabiri bari bari kumwe ni Sifa. na Sifa. Abo barahagije. Uzi kubabaza rwose. Ngo Mugabire, aba bagabo Kanyarutoki na Sifa urabe? Ni abaturage
umuturanyi Ibyo kereka wenda bavuga- habayeho ibyo kumbeshyera ibyo bavuga urabyemera. ariko ubundi rwose erega ntabyo nakoze ndabyemera rwose ibyo bavuga. Nawe Ngoboka ibyo Kanyarutoki na Sifa bari buvuge urabyemera. ndabyemera. Aha, Kanyarutoki wahaguruka ukadusobanurira iki kibazo. Okay, murakoze muyobozi kumpa ijambo. Bon, ikibazo cy'aba bagabo bombi ukuntu njye nacyumvishe, njye numvishe uriya Ngoboka ariko ushaka kunyanganya Mugabe. Uti bimeze gute? Twebwe twahageze tubona nyine ari abantu bari kuganira bishimye, kandi uko byagaragaraga icyo gihe ni uko ntibuka itariki n'umunsi, ariko ni muri 2022 umwaka w'Indashyikirwa, byagaragaraga yuko bari guhererekanya amafaranga hagati yabo. Noneho twebwe ngewe ku giti cyanjye ukuntu nabibonaga, nabonye n'ubundi umwe yaratashye anyuzwe n'undi atashye anyuzwe, ndetse ikibyemeza ni uko bahise bajya mu kabari kari hafi y'aho hantu bagabagabaniye amafaranga. Ubwo ahubwo nkumva ko uriya mugabo Ngoboka ashaka amafaranga y'umurenge, aricyo kintu ashaka. Se murabona uno mugabo koko si intwari ntitumuzi na Kanyarutoki rwose nuko nabibonye, ntabwo icyo zasubiramo. Yitangiye abagabo none Si wowe wabitangiye? Murakoze. Twongere twumve undi Mubaze na Sifa, mubaze na Sifa. nawe abisobanure. murakoze bwana muyobozi. Yego. Yewe ndavugisha ukuri, musanzwe muzi ko ngira ukuri. Uyu mugabo rwose ibintu ari kuvuga nkurikije uburyo nanjye nabibonye, nari mpibereye, dore ko tunaturanye, bari bari munsi y'urugo iwanjye, narabumvaga ibyo bari barimo. Mu by'ukuri uko nabumvaga amafaranga baragabanye ku mugaragaro. Uyu mugabo twari turi kumwe Kanyarutoki baragabana, ndetse bavugana ko bagiye kurenzaho ubusabane, bajya kunywera uyu mugabo ni inyangamugayo, ntabwo yatinyuka gutwara amafaranga rwose, ndumva arimo amubeshya. Kanyarutoki ati ibyo bintu narabibonye, ariko abagabo bagabanya amafaranga barangije basangiramo make barihemba bataha umwe yishima. Sophia ati aba bagabo bagabanya amafaranga bataha banishimye cyane rwose, ubona ko banezerewe, kandi batandukaniye, umwe yatashye ukwe, ntabwo batahanye ngo umwe yambura undi mu nzira amafaranga. Nkurikije rero uko aba batangabuhamya ndetse n'ikirego cya Ngoboka, dusanze Mugabire arengana. Nibyo kundenganura rwose, nibyo Ntabwo nabyemera. Ngiye munyandikire zajya kurega imbere. Hanyuma Ntabwo nabyemera. Muranyandikira. Reka bano bagabo tubafashe, icyo cyatuzanye hano muri ino nama. Uyu mugabo Ngoboka yatangiye avuga yuko yahuye na Mugabire avuye kwiba amafaranga kwa covid. Iyo nkuru ni ubwa mbere ngiye nyumvise muri iyi nama. Niho nyumva murabizi ko covid ari musaza wanjye tubana. Yego. Nigeze numva covid ambwira ko yabuze amafaranga, none n'abagabo yitangiye bati ntitwigeze tubona bapfa amafaranga, ahubwo bagabanaga neza. Byumvikana ko amafaranga ari ahandi hantu yari avuye, bafitanye n'izindi gahunda bakagabana amafaranga. Rero ndumva Ngoboka rwose ibi bintu arimo byo gushaka gufungisha uyu muvandimwe yabireka tukabana mu mahoro, kuko twatangiye mu nama tuvuga ko dushaka amahoro n'umutekano. Umuturage mwongere mumushimire, uyu muturage mwongere mumushimire cyane rwose. Aravuga ati yewe na covid tuvindimo umuvandimwe ntiyigeze
akavuga ko bamwibye. None uyu mugabo witwa Ngoboka aje kuvuga ko covid yibwe gute? Gute? Undi wagira inyunganizi tunasoza tunafatira ibihano cyangwa se tureba uko tugenza uriya mugabo witwa Ngoboka wabeshyeye Mugabire. kandi barinda kumufatira ibihano njye hari icyo navuga. Murakoze cyane. Byo rwose nkurikije ukuntu byumviye hano muri iyi nama. Numvise rwose rwari urucabana. Kereka nibura yaba uwo covid ari buri murega ko bamwibiye amafaranga. Ariko iki kibazo rwose ndumva ari urucabana. Ahubwo uriya mugabo no kumuhana. Cyangwa bamubabarire n'ubundi kwiyunga nicyo kiba cyaduteranyirije hano, asaba imbabazi tumubabarire muri iyi nama. Ndumva agiye ijambo ryanjye ari ryo murakoze. Hanyuma Ngoboka mwakongera mukegera ejuru mukatubwira ko munyuzwe cyangwa se umwanzuro namwe mwumva, ubundi hanyuma nkababwira uko byanzuye. Murakoze. Umugabo Mugabe afite abafana nabyumva. nabo witangiye wabahaye akantu reka twabindagiye kubyumvira reba nka kiriya kigabo uzi ukuntu byose mu babyangiye minsi ishize twashwanye nawe wumvise ukuntu akuvugira. Oya ni urucabana abantu bangana gutya. Kigabo sorara bose bakubeshye. Ahubwo ukicisha makeya. yewe munyandikire nikomeza Usaba imbabazi. munyandikire nikomeza tuzaburana imbere. Munyandikire mumeze ahubwo Abantu barabizi. umugabo muri uyu mudugudu umwanzuro rero nimwongere mwicare turabandikira bose ni bene wabo. ndongeye ndabashimiye abaturage bo mu mudugudu wanjye rwose mukomeje kungaragariza ubufatanye ndetse n'icyizere kiremereye. Twemeranyijwe umutekano, nabashimiye. Twagiye tuvuga gutanga amakuru mwibarura, twabivuzeho, twabonye n'iki kibazo cy'uyu muvandimwe ndimo ndabivuga nihuta kugira ngo dusoze. Uyu muvandimwe rero yabeshyeye Mugabire. None ubwo yabeshyeye Mugabire, twebwe twumvaga yego turamwandikira ko twumvaga twamuca agakese ka fanta. Uyu Ngoboka akazana ikese ya fanta akiyunga na Mugabire batiriwe baburana, kuko urumva ni n'ubundi ubushuti bwabo bukongera bugakomeza. Icyo kintu cyari cyaje mbega uko kudahuza bari batangiye kugira kongera kukagaruka bakongera bagasenya umugozi umwe kuko twese turi Abanyarwanda. Hanyuma rero ndabashimiye. ukabyemera ariko ugatabyemera turamwandikira akomeza, ariko ibi bihano Mugabire yari yavuzeho tuzaburanira mwareka mukumvikana Mugabire yari yavuze ko bamuca ibihano. nta bagabo urubanza rumara inka ntirumara inzara, ushatse wareka mukiyunga n'umuvandimwe naho ubundi urazitanga ayo nzatanga n'amatike n'ayunguruza urubanza, nanjye ubwo inyungu nzazikuba kabiri. Hanyuma rero mwahaguruka ntabwo mbyemera. tugende tugasoza. ukabari mbakiriye ukaza yabyeri mu rwegere inzoga y'abagabo njye ntabwo nsinzwe. uratugurira inzoga. Yenda bagurira inzoga mu nyandiko y'urupapuro. ubwo si byabazanye iyo nzoga se ubwo iyo nzoga ntabwo ubwo nyine bakwandikire cyangwa dutere imbere kandi tubeho neza dufite umutekano, isuku, imirire myiza, twirinda covid-19. Mukomeze rero mugire umugisha, mbifurije umugisha ndetse n'umutekano mwinshi.
kandi natwe nta kazi muri ino minsi dufite twumva twaba tumuduha kugira tuzabone icupa ryiza gute ritubutse sibyo shaka akazi mbona abantu bagakora bavunika kurana rireze urabona bireza ariko se buriya nka kirasi nagisigamo tuzagenda dukuramo ibikomeye hanyuma dushakemo amafaranga tubone uko rino zuba twaryikuramo kandi agacupa urabona ko kari nyamara harimo n'agacupa ariko nibutse n'ikindi utemye buriya hari ikindi nibutse nubwo ndabona ko ishyamba ryo amafaranga arimo tuzayabonamo yo kugura agacupa muri ino minsi bwa bukwe duherukamo uranyibukije bwa bukwe duherukamo byaragiye buriya bukwe rero reka mugabe buriya yadufashe buriya bukwe jewe naremeye njya mu baturage kuzana inkwano nkajya mvuga nti uzatwerera ibi uzazana ikote wowe uzazana ipana ubukwe tuwucyura none se wabikoze wenyine je ntabwo namufashe nawe wagiye mu giturage kureba abashiriya ariko sha je ntuzi ko nari nemeye imodoka yo gutwara abagenzi ntabwo ubyibuka ni costume ariko Ni uri costume. umugabo genda uri umugabo hano noneho rero ukuntu tugiye kubigenza reka nkubwire ngoboka tugiye kugenda kuri uriya mugabo tumukomangire tumukomangire tumubwire wa mugabo ari amafaranga ni menshi duheho aduheho turyeho kubera nataduhaho rwose ntabwo ntiyayamaze ubukwe konzi ko bari amafaranga ubu turamuhereye bamuhaye miliyoni nyinshi none se jewe abantu abakiriya nashatse bazanye miliyoni 3 rero nubwo buriya Kandi natanze narabibaze. imodoka yo gutwara abagenzi nabujemo mbona nakavuyo mpita nongera nahavuye icyaka kimeye nabi ndi kugera niyahura nyine mbuze ukongera ngura n'umwanya wo gusubira gusura abagenzi ariko noneho reka ngwereke umva mbere yo Tugiye gutema kugenda? ibiti tubanze tugende tumurebe tugende tumurebe sibyo naduha n'ibihumbi 10 turamwera ayo nataduha ngayo amafaranga n'ikwerano twamwakiye ngo tujye kugura agacupa turahava dushwanye nawe nta bushuti uzongera kugira siko bimeze buriya nta kuntu twamufata no mu izosira oya ntabwo dufata mu izosi ahubwo turakoresha uburyo bwose aduha amafaranga tujye kugura agacupa dore icyaka kimeze neza urabona ko mu bukwe twaramufashije yigeze atuha amafaranga none hari umuntu agiye kumwakira inkwererano ambwira nawe ndavuga se ibi bintu by'inkwererano ndimo nakira umuntu direct ariko ndavuga ni ndemera mufashe ibukwe bura igikwe kirangire ako cya gikwe cyari na cyiza ahantu umuntu yapanze ubukwe ntagire inkwano ntagire ikintu na kimwe apanga cy'ubukwe ariko hariya naho harimo imitwe nta mugabe reka tugende mugabe ni umunyamitwe twanahagurutse reka tugende tumurebe twumve icyo ari buhumeka ikintu mwenda wabagira ni uko ugira n'inama twumve ukuntu tubizi gombeta afite igipangu dore iki gipangu we uyu mugabo yarubatse pe yarubatse burundu komanda cyane cyane ni karibu hano wanjye makuru y'imisira yarukomeye wamuka reka ngukingire turaba bisanzwe bamuka arakoze kandi ni umugabo twarishimye tugize dutya tutubasura mugabire rero ukadukorana ubukwe ubukwe bukagenda neza kuriya cyane byo rwose natanze imbaraga muri nyinshi wenda nagiye tugenda tuziganiraho nicyo umuvandimwe aberaho reka ariko buriya rwose navuze nti ngusure pe wari umeze neza n'abandi barara
turaho imana ishimwe ibintu ni nabo bimeze bameze neza ikintu gushima ubukwe bwagenze neza ni kwa kundi imana ikorera umuntu ubukwe nta kintu ufite ukagenda ugasenga ukagira ikintu cyo kwizera burya ngo kwizera kurarira bwa bukwe bwose imodoka zaramutse ubundi imodoka zamu ni impanura ibintu byose ariko nubwo naje iriya modoka y'abageni nakohereje yaje amasaha atararenga akandi ibintu byagenze neza nta kibazo yagenze neza buriya nyine hari ku muganda ariko byari ngombwa n'ubundi rwose umuganda barabanje barawukora hanyuma n'ubundi bahaciye umuganda warangiye nta kibazo rwose aho ukazi igihugu se ko tugomba kunazubahiriza niba ari ibyacuka umwanzuro hari ibintu itangira ry'imana ryari rito cyane yagenda muyimba abahanzi uzagatinye yewe urebye wabo ukwiriye ukuntu twatangiye tubihuza gusa nta kintu na kimwe ntacyo mu baturage ubukwe bwo kwa Mugabire bwabaye biragenda bite oya mwarahabaye rwose noneho bakagenda bakomeza bazana mbona ubukwe buratasha amahoro mwari muri aho rero ari turaho rwose umudamu nawe arasimbukiye akurebye ntabonye se ubundi se uturutse ku irembo ariko Mugabire kamubwire buriya bukwe bwari igitangaza ariko urabona ko turabona abagabo bakoze ikigabo bakoze uburyo bwose ubwo bugenda neza reba nk'aya mafaranga ruswa nuboneka se reka amafaranga nakora wari uyiteze se aka ntabwo nari bwiteze ariko buriya mukivanye mwereka buriya habuze rero buriya kanya ugaruka gusura ubaze uko bwagenze urabona nyine cyari igihe twaraje tumara akanya gato nuko barana twarimo tujya mu bundi bukwe ariko twasize ibintu byagenze neza harimo n'akagendore gahari iwanyu ubu rero twari tuje ngo tukubaze ese uko bwabaye ko tuzi ko ikirori cyagenze neza inkunga zarabonetse urazi ko twashyizemo imbaraga twashyuje kabisa ntabirumvikana reka byari ngombwa byari ngombwa icyakanuka cyananije gusa nta kintu wasabwe ngo turebe agacupa nyine ni ibisanzwe umuntu ufite naje ndeba kuri porutaye ndinjira yego naje no kunyerera ndagwa wenda ntacyo ariko ubu warubatse baragaragara ariko rero reba niba bya miliyoni n'igice ariko biri tuyijyana nabwiye ibyo bita abaturage babwira ubukwe mbona bugenze neza none byibura niba na miliyoni n'igice iyi tugere natwe tubakana reka izuba riranza reka tworohereze kubera ko uri umugeni uracyuka ariko muri ariya mafaranga kabisa anako yaje ari menshi zirangura ni nyinshi cyane urishimye ibyo tugura bagacupa imitwe turi abavandimwe se twakoze akazi gashimishije icyo kintu rwose ariko uzi ko mushobora kuba mukomeje nabanje natangiye numva bimeze nk'urwenya burya muranakomeye aya nawe ari ngombwa mwese nta zeni nta sengane byose numva ari ibice none se amezi atatu arashize ubukwe bwarabaye nyine nk'abavandimwe abantu barateranije inkunga ziraboneka wenda nuko twari tumeze hakoze none se harimo n'amasezerano yo kubigabana se ibyo nabyo biri ariko ntabwo kubigabana ntabwo mukazana ibintu byumve neza ni igiki se ubwo byumve neza reka mbibwirire Mugabe hako bantu nk'umuntu nkawe baza utega amatwi witeza akavuyo kumva ikarese uko turi abavandimwe bawe kumvikana ariko iyo utangiye ntabwo turi abavandimwe wowe ndabyemera ariko se nta kintu twakoze kigaragara
byarakozwe ariko hari n'abandi bakoze namwe mwarakoze nta bandi ngo bakoze biturutse kuri twe kuko ni twe kuri ubu mbese yose ni mwe mwayatanze kora icyo bita mbese mwatanze yose yewe ubukangurambaga. nagutije imodoka uwo munsi ari gukora amafaranga ataye iwanjye ndemera ndigomwa mu kwigomwa nyine mu kinyarwanda n'abandi bari yagutweye isinda byanga rwose ubukwe bugenda warakoze neza cyane ndongera guhereza amakazi 5 ya fanta narayabonye rwose akurikiye imodoka yo cyane ibyo byose byaturutse iwanjye n'abandi twagiye tubwira tubashyiramo bamufashe kandi ibyo byose byaturutse kuri yibyo arimo nongera akubwira nibura ugiye kudusuzugura pe ntabwo n'iki ariko nose urumva twese tutayira aho ngaho n'akazi twakoze si byumvikana ariko ubwo mwaragiye rero turateranya kugira ngo mumfashe nk'umuvandimwe namwe mwe murapangira twaranabikoze ubukwe bwari gutaha ari kubuzwa n'iki ibyari byakunaniye se ubukwe bwari byakunaniye bwari kuba hari kuba nyine none se bo bidakora abandi ntibari gukora Reka rwose umva namwe ntimukazariza kuvanga ibintu reka namubwire uzi mugabe mwatuma n'umuntu rwose mugabe reka mubwire nakavuga ibintu ngwita urakara aho karatuma ndakara rwose wirakara ahubwo mvuti rwose hano mafite aya n'aya cyangwa se biragenda kese biragenda unatumiza kandi ndetse kumbe yoroheje sibyo aya mafaranga uyu mugabo urimo kwaka yareke ngendo tugure ikaze ya fantariya urebe ko tukugora reka ni icyaka nta bintu byinshi kuko turabizi ko ubukwe butwara ibintu byinshi ariko ubuze n'ibihumbi 20 wasigaranye nibura uvuga ati hazaza abashyitsi bafashe cyangwa azafite uzabizaza kusura mbaguremo n'agacupa icyaka cy'amezi atatu yewe nanavuga miliyoni imwe n'igice gira ngo numve kuri buti akazi ngaka kafana noneho ukomeje kubirya wenyine cyangwa birakunaniye ariko rwanira ubucuti burangirira utubwire nyine ko icyo azaba kigezeho nta kibazo cyo umva rwose ntabwo twashwana ariko ibyo kuvuga ngo by'amafaranga byo rwose mubyibagire kuko buriya hari twagira inama abandi murabibona buriya iziriya nkunga zabonekaga n'ibindi dupa none se ntabwo mwabonye iziriya modoka 8 zose mwabonaga ko umva mubwire mugabo ntabwo ngewe na hagiye tugura dukora ibintu byinshi yewe n'amadeni bugari ariko ubuze bw'iki amadeni menshi asodaza turasaba ahubwo 8 bereye agarutse gusa nukumva yaramenyereye wa mugabo nukumva munyumvira ngo wagira ngo se hari n'ibishyimbo sinakubariye ati nta kintu kiri mu byo hari n'ibishyimbo akoze irangi risa gutya ubuze se nyine ko byarangiriye mu marangi mu mafaranga yacu si mu byacu se byacu rwose cyakora yenda twazaye mu gutaha yenda ukabona n'amacupa biruze mara abantu b'abagabo ntawamenya oya rwose tuzabipanga rwose hatagira n'umuntu wumva urimo mwishyuza ibintu byo mu bukwe byarangiye umva rero kumva wambaye ubwo gusaba kwagenda ntabwo gusezeye ntabwo gusezeye nta kintu uzongera kuvugana nawe oya nimushaka ntuzahamagare ntuzashaka ntuzongera kuvugisha ntuzongere no kumpamagara agiye ntabwo tugusezeye reka muherekeze mugende rwose nawe ntakoze ndakomeye ndinjeke uyu mushiki wacu se we nanjye meze neza cyane umeze neza meze buriya neza rero ikintu rero nakwamaganye hari umuntu ubyigishwa nshaka kujya kurega amaze mabere ikintu muzi ukuntu uza kwishyikira abajyana nk'abatangabuhamya noneho nimara kumurega bakaza kubaza abatangabuhamya nazanye bikaza kuberekana muze kumenya ukuntu mugira gute gusobanura nyine uko byagenze rero ko ikibazo kimeze hari umugabo bita Mugabire inshuti yanjye ariko muri ino minsi kabisa mbona ubucuti bwacu bugenda busubira inyuma biraterwa n'iki hari gahunda twari twapanze cyane cyane ijyanye n'amafaranga
twabonye yuko tuzayagana mbega yaciye amazi muri make we natekereje ikintu namukora kugira ngo abone ko nanjye nta mikino mugira bibaza kugira ngo umuntu ujye inama nimwayirangiza nimara gucamo aguhinde none wowe urashaka kumurega murega yuko ayo mafaranga twagomba kuyagabana noneho we amaze kuyabona ayakoresha ibikorwa bye ngiye kumubwira ngo ayazane arambwira ngo yarayamaze ngo nta kintu ashobora kuba amafaranga aba yaje ati ubushize yakoze ubu amaze kubikora kubera yuko tugomba gushaka uburyo bwose ubukwe bugenda neza turamufasha dushaka abamutwerera bamuzanira amafaranga bamuzanira ibiribwa tumutiza mu modokari buri kimwe cyose amafaranga ararunda agera miliyoni n'amamiliyoni araza yazanye rero yikorera ibyiwe yubaka igipangu yigurira ibintu byiza arinezeza yibagirwa ko twavuganye yuko amafaranga azasigaye tuzayagabana none ashakisha ubuyobozi kugira ngo ndebe ko hari ikintu namukora tugiye kumurega ariko ibyo muregamo ndamurega mvuga ko ayo mafaranga rero yibye kwa covid muri kubyumva kubyumva ariko birumvikana urumva aho gahunda yahindutse jewe ndamurega mvuga yuko yibye umugabo yitwa covid rero ndeka nkubwire iyo kugira ngo urubanza ruze kugenda neza mubanze kugira inama rero ngende kubyumva ugomba no kumurega kugira ngo amafaranga agaruke ariko njyewe kugira ngo nze kukubera itangabuhamya kugira ngo nemeze kugira ibintu kuko bifiteho amakuru ngomba kubanza kumpangira umufungo nkabibona nyine nawe agashomeri kameze nabi burya ntanafite akazi kandi wowe hari ukuntu umeze urabanza umpangire umufungo ubundi ni ukuri rwose twese turabikugiramo biri bukunde amafaranga urayabona rwose ariko ntabwo uri bujye munsi y'ibihumbi ijana byabo maze reka gusubiza uyu n'abaretse gusingiza kuri mushiki wanjye sibyo wumva aho ngomba gukura amafaranga ni aho ngaho wegera ahubwo ikintu uri bukore uraza ushyigikira umbere umugabo mwiza sibyo wowe uvuge ko aya mafaranga yayibye kuko umugabo bita covid atuye hano hepfo muri Nyabihari sibyo noneho numara kubyemeza agatsindwa umva ko amafaranga yabonetse uwo mufungo nawe byumvikane ko nawe uri bujye ute sibyo niba uvye ntabwo mbwira nguyu nawe oya ndabyemeye rwose ngenda ndabakomveka ndibubumvishe buryo ki nk'uko ubimbwiye nanjye ndabigukorera ndaza no kugurira akantu we nawe amafaranga turabona wowe rero nawe noneho ukuntu bimeze rero umusaza jewe iyo diro ndumva ari sawa tu ubundi isanzwe nyikora hari benshi nayikiniye ikarya kandi ewana bikagenda neza none ikintu ngiye kugusa dore hari abagabo ntihapfa abandi wari kuma bari kunyimpera 50,000 ariko bumpaye kimwe cya kabiri cyane kugira ngo nizere yuko ibyo uri kumbwira ibyo uri kutubwira ari ukuri wenda izindi uraza kuzireba umaze gutsinda urubanza nawe ariko areba ukuntu nyine ukigenza none se reka nkubwire buriya rero kuba umugabo biravuna abizi ko umugabo kandi azi kubika amafaranga uzi ko yarabuze muri ino minsi ubona ko ari no mu zuba no gushakisha urumva ndimo ndashakisha ku buryo nabona amafaranga kugira ngo nyine tubuze no kubona agacupa nyuma y'urubanza ariko agacupa ko kwinegura ko ntakagenda njye mfite akanoti ka 5 no mu mufuka ahubwo ni murashaka turabanza tugende dufate kamwe twica akanyota kugira ngo tubone akariro noneho tuze kubona ukuntu gahunda niyo numvaga ariko ikindi uze kuba seriye ni ibisanzwe umuntu abikora nk'akazi ntabwo hari ababa twize kugendana gutya nabizeye ntimumere nka no mu gihugu baratusha mushwane mwana babi cyane ibintu nka biriya ni ukureba akantu sibyo kandi n'uwo mufungo buri muntu ageramo 50,000 kandi abizi neza biracamo nimara kumutsinda ko amafaranga yabonetse
ahubwo Uko tugende bimeze, twagiye tugende hariya tugende hariya muri kariya kabari ko kwa Sehene maze dufate agacupa twica akanyota none ubundi tugende mu nteko hanyuma ntabwo ikibazo cyanjye ibyo byose ndumva banantegereje ubu ngubu barageze oya byakunze bahuye maze kwirukanka reka rero tugende dufate kamwe urugi twirukanka tugende turebe ko biri buvuge kandi ndabizi uko birakunda bimeze oya ibi ngibi byakunze ahubwo kitubona yawe inzara inyota ibibazo mbo icupa rya fanta ni 200, icupa umuceri ikiro ni 3, byeri imitsingi nini irimo iragura 1300, hanyuma agapeti ni 800. Ndabaho ntera inzara se na madamu wanjye afite inzara nk'ingira njye inzara iranjye nabwo na madamu inzara irimo iramurya, ariko hari umugabo Mugabire yari arimo ambwira ko yangurira ishyamba gutema hejuru, hariya ngo njyewe nkomeze meneka amaso abantu bajye bareba babone ndimo ndahengeza kandi nta kintu mpengeza, ngiye kumuhamagara aze turigure ateme hejuru, wenda nzaba nshaka ibindi. Urugi ku rukinga n'igihe na madamu umwe asunika uruhande rumwe undi agasunika urundi, ngize nk'umushyitsi akaza ari burare akabona agiye na madamu turagiye ku rugi turarusunitse turarukinga, umwe yabuze imbaraga zirukinga yavuga ngo iki? Iri shyamba ngiye kurigurisha gutema hejuru nirengere. Nama niyo ngiyo, reka mbaze sheri bon sheri se mani mfashe sheri nahakane pe. Sheri mani mfashe ntuhakane ko ndigurisha, ndarigurisha gutema hejuru sheri. Allo mwiriwe neza sheri, wiriwe utuwo nkunda. Meze neza, inzara imereye nabi, ariko Mugabire hari umugabo Mugabire wari uje kungurira ririya shyamba gutema hejuru, none nagira ngo mubinyemerere ndigurisha riteme hejuru. Yego tubanza twandikirane. Ni ukuri Imana iguhe umugisha rwose, ngiye kumureba noneho ateme hejuru sheri. Yego ukomeze ugubwe neza aho uri hose. Imana ishimwe pe, arabyemeye. Ngiye kureba Mugabire. Abagore ntibizera pe. Umugore arambwiye ngo nibuke kwandika koko Mugabire tuzi muri uyu mudugudu muri aka kagari koko ntakeneye inyandiko, ntabwo nirirwa nandika nawe, ahubwo ishyamba ni rinini ndamugabanyirizaho igice kimwe anyishyure nirengere ikindi nzabe nkigirana. Ndabwo umugore nawe ajye yizera Mugabire rwose, amwizere natwe turamwemera.
si umugabo twanye gahunda ko maze kurireba abo twanye gahunda ko atazara sinkimenetse amaso noneho amafaranga ari faranga arimo miliyoni nari ndebye nahageze umva niho utica gahunda ntabwo nica gahunda njye urazi no kuri uyu musozi hose barahari nawe narise ahubwo se imari ni iyi ngiyi se ni imari ni iyi ariko narimo rero dore ni ukureba hano dore reba aho ngaho hanyuma ukate na hano dore hano hari n'iki kinini se n'icyawe reka nacyo ubwo gukomeza hariya tubona hano ukamanuka mu kabande umanukira aho ngaho hanyuma ugasubiza hirya uruhande rwo hirya rwo ndaruzi nkwereke urubibi hano hano ni ukumanukira hano nahabonye iki gitura kiri nakibonye ubwo hirya rwo ndaruzi ukamanuka hirya ndahazi reka nawe nkwereke harahawe iri shyamba se ari iryanjye ndatinda kukwereka imbibira nanone umanukira hano iki gitura kiruzi hirya ntabwo ari ahawe ngenda nkagera mu kabande ni ahawe urampanga twebwe tujya mu kabande hasi ndahazi ahubwo nari nzi ko hano hose arahawe nuko nari nzi ko hano hose arahawe ntabwo aranjye ni ukuri inyangamugayo naho ubundi hano usanzwe mpazi rero ishyamba rero ryanjye ujya wumva narebye rero mbona kwirirwa wenda inzara inyica na madamu wenda n'ibiciro ku isoko uko bihagaze oya no ku ishyamba byaranagabanutse ndavuga nti reka nkurebe uzumpeho makeya dorega warakize rero ubwo uti nta naho nca amafaranga ngaho rero ni wowe nyiri inka wowe nyiri inka ndaguha ngaho iri shyamba rero urampa miliyoni nke ni 12 12 ariko ubona ukugura burundu oya ni ugukuraho uyu musaruro uzi ko usetsa neza wasetsa muri cya kinyarwanda reka niyo kwirirwa mbivuga urasekeye ubu n'izo miliyoni ukuntu nazibari miliyoni ngo miliyoni ndahita nkuramo agatelefone kanini urumva agenda ubuzigaranye miliyoni mbwira yumva oya va mu rwenya miliyoni 12 se nimba ugurisha nagize ngura nimba utagurisha oya ntabwo ndimo gukinisha miliyoni 12 ni ukugera mu kabande ntabwo ko hazi 12 uramangaye rero ntamangaye anga ufite gahunda cyangwa kandi na madamu twabivuganye ahubwo tiwe nani wa mugabo wumva inzara imwishaga idashyira ibyo ku isoko wa mugabo we rwose ntabwo wavuga izo miliyoni ufite gahunda wagira ngo unanize wumva ntacyo kamite nkatura nkwereke ko ndi umugurisha ndimo ngurisha pe mfite miliyoni 10 ebyiri imite nzikuraho ukimara kumbwira ngo uri umuguze ebyiri imite nzipana ntacyo uhinduye uracyavuga miliyoni amaze ngaha dore reka mubwire yewe mfite gahunda kandi nta bintu by'imikino amafaranga 1,000 yitemere hejuru n'ubundi byaraguye wagira ngo si umufuka w'amakaro gusa nshima Imana ko ufite amafaranga wenda hari ubwo turi bukomeze twumvikana n'ubundi turagura magana 7 uvuga nkwishyure reka rero wereke rwose miliyoni 8 urumva turi buhuze koko ako mvuye kuri 10 urimo uragurisha bitangira ugonda nikangamo mitamuga ntireka mpatwikire rimwe hake ariko ubwo miliyoni 8 miliyoni 8 se wakumva urumva nanazikura azufite buke ariko miliyoni ubwo uzi icyo aricyo ibihumbi igihumbi none umva ukuntu agashankozereza ndavuze ntireka mpatwika hire rimwe mitampa kuri miliyoni 12 mitamwaka 10 reka mubwire sibyo fata ibihumbi 900 uri tayari cyakora uri umuguzi ndagura rwose nabonye reka turi bugure cyangwa se upasure imyenda aho ushaka kugurisha wenda bijyane naho umuntu yagura ariko miliyoni uri kuvuga rwose nta gahunda umugabo yungura igitekerezo n'ubundi abagabo nta mugabo ubyara undi ahubwo abagabo babyindimo
reba iki gice wikwirirwa ujya mu kabande none wumva Dore ufite rero. gahunda tuzagure neza do wakibonye gutambika reka turi hano bakiruzi nana shinga ndahabona reba haruguru none kuri iki gice oya turagura icyo hepfo ubwo haruguru tuhasiga ese wabuze iki cyumba aricyo kirimo ibazwara reka twumvikane icyo hepfo ndabona aricyo gipfa ku nicyo kibi nta kibazo cyangwa se uko ubishaka wowe yenda uzanagira gahunda genda kura rero wa mugabo we nibyo ntagurisha ibye ngaho rero madamu namubwiye ko nje kugurisha iki gice cyo haruguru okay Kandi urabona ko- icyo mwavuganye tuba aricyo urabona ko ngushingiye icyo bita urubibi none se wari urumubwira hose ushaka kunyuranya n'ibyo mwavuganye oya madamu uhinduye umugore abagabo uti ngire numve yari umugore wambwira ati genda ntabwo rero twumvikana wenda inzara we kutumena amaso noneho wenda tuzi va mu rwenya rero va mu rwenya tuvugane mfite n'izindi gahunda iri shyamba rero harimo imbaho harimo amakara harimo ibibabi harimo ibibabi kimwe nabonye hariya harimo imbaho harimo ibibabi amakara nta harimo ndetse n'ibiti ibibabi ntibigurishwa wa mugabo we harimo n'ibiti uzajyana ukoresha mu zindi activity ibyo byose ndabibaze noneho mbise mpanizamo nangahe rero nkwishyure tugende neza miliyoni ebyiri ngo sakize gute ebyiri ariko se none se wibagiye ko wagabanijemo kabiri none se wagabanije none mugabe reka tuganire twamaze kugira nguca amafaranga noneho mpita nanazamo n'ijambo ryo kuhatwika hagahita hahira rimwe mpita numva zamvuga ngo wagize ubu noneho mpita gushingiye igiti gushingiye n'ikindi hariya reba iki gice hereza miliyoni erega miliyoni ebyiri kuba kabiri ugiye reka nkwereke sibyo n'ubundi n'ubundi bafite gahunda n'ejo nzagaruka nirinda ifate reka noneho dusanzwe tugura fata miliyoni n'ibihumbi 200 se 800 yantwari birahura rwose reka birahura si ibiciro by'ubu miliyoni ibihumbi 800 nanjye ntacyo nkuramo fata abatema abarunda abazarura bisigari no kuyararira ni ibintu bikomeye cyane imodoka nawe uzavunika byo imodoka ntabwo byoroshye kandi muri no minsi ibiti amakara yaranaguye amakara yaraguye abyumviye ngo bazakora bute ngo bazagira ibyo ni ibyacu by'abatekinisiye nabyo oya mba nabaze nyine depanse zose zizagenda noneho fata rero miliyoni n'ibihumbi noneho reka nanjye urabona n'ibyo bakwihamagariye wenda nawe urimo uravuga uti uyu mugabo reka nanjye muha amafaranga kandi kuko navuye ko inzara imeze nabi mu rugo urugi njye n'umugore turarukinga ubwo rukinga abantu babiri none ubwo rukinga babiri rero 1,500 atabaye wiriwe dore nagushingiye igiti dore nagushingiye ikindi ga atabaye wirirwe 1,500 reka nanjye mpa ku mafaranga ariko okay harya telefone yawe iba muri mobile money yego cyangwa ntabwo nta muntu utakigira twageze mu ikoranabuhanga nta muntu ukigendana amafaranga twagiye kanyenyeri 182 urwego twagiye mbwira harya ntacyo bakatara ibyo bakata babishyiraho babandi bakata miliyoni n'igice cy'ubutwo bakataho ni dukeya nawe cyangwa ndakurengerezaho ndengerezeho ibyo bakata ari ibintu bakata kuri telefone mbwira nimero 078 yego 24 yego 43 yego 91 9 miliyoni n'igice miliyoni ahubwo n'ibihumbi 500 ibyo bitanu nibyo bari bukate nagira ngo nyine tubihurizemo niye kukugora hanyuma reba ko yageze reba ko uyirebere wese ntuzi kugira wirebere ko fasha ibi by'amamiliyoni ni ubwa mbere mbitunze
rimwe yagezeho urayabona ko ariho miliyoni n'ibihumbi 505. Hanyuma rero ndumva ubwo nta kibazo ndatangira ubwo ngiye gushyiramo amafoto ntabwo nzaharengana habonye ubizi se ko ndi ntuzarenga n'ikindi kintu urabizi ndi inyangamugayo kabona nigendere oya nibyo ucyo uhawe uronke nawe kandi buriya umunsi mwiza urakoze cyane ya baba burya ntabwo nari nzi ko hakiriho abantu b'indindagire barindagiye neza muri iyi viziyo umuntu aragenda akarindagira neza burundu kugeza ubwo tubyandike reka nze mpamagare ba batitse batuva bagahere ku murongo gatemeshe havuga ngo twaraguze azaza n'abagabo inyungu biragwira ariko iyo ngiye gukura ahangaha umva ntisanzwe mbabwira mbega ngabo ngo ararindagira ahubwo iyo mbimenya nabonye kitazi kureba n'imibare ahubwo ntariya simba nayamuhaye ngo twaguze agapande ngiye guhita mbitemesha byose ntaza kugira ibyo mbaza nzavuga ko twahaguze akaneze ko nta mafaranga namuhaye mbega ibintu byiza umva umushinga ndawubonye ndahita mpagurutsa ari mbega fuso we arimo fuso imbwa ndebe yewe umva ntabwo ibintu byoroshye naje nzamuka harya narazamukaga bambaye yagiye bazavuga ko bikuzimu bahavuze nk'aho abakize ngo bavuga ngo bagege bazavuga ko nagiye hera umva abe nkwereka ahubwo reka mpamagare ba batipe banjye maze uraho neza namaho amakuru ki makuru ni meza sha nawe vuye ahantu gusoma agacupa ko wasize mu kabari byagenze bi ariko ngurira icupa rimwe nari mfite udufaranga tukeya nari nagize nka akantu gutyo mbona udufaranga nta gatoki nari nagurishije ntabwo icupa rimwe ryari rikwiye pe rimwe yarangaye nta no kuba amafaranga wari uyafite wa mugabo y'icupa rimwe nta kantu nari nashyize ku isoko nabwo inzara yanyishe ariko baragira nabwo erega to ndahazi burase umusozi ungana kuri yugurishe ungura icupa yakora inshuti yanjye ko wabimenye buriya ko agashyamba nagurishijeho gake kamwe aratema mugabira aratema mugabira yaragatemye yatemye agace ko haruguru agire da nawe wasigaje he buri wasigaje nashigaje kuva mu kabande abagabo bubu rero musigaye mubere burasi ishyamba rya sindi ni ryari ni nta n'irindi ryamba ngira buri nukuvuga ngo ni kuva mu kabande kugera abapakira bagiye kera bone n'agatusi gahari so kuva ku rubingo ukamanuka ukuruka mu ngoti ukagera epfo mu kabande kugera he uduteke turi mu kabande nta na kamwe baba wese wahagurishije utaza ahawe none se rya shyamba rirate saruye uri ndamubwira ngo ikisera ko umugore yambwiye ngo nkore inyandiko simbyumve akambwira ati n'ubundi inyandiko si ngombwa kuko yatemye mu kwawe nta muko abandi yatemye gusa hose pe heba urazi wa mugabo ngiye kwirarira hano nta rugo ugira igitekerezo ese kuba wicaye hasi uri umuntu w'umugabo wicara hasi bite ntabwo wari warigushije se nagurishijeho agace gato
undi rero urubibi rwawe ndahazi undi dore nkubise inkuru none uzinze n'ubundi oya ko njye nabiga- buriya nibaza bigenze ukuntu bite? ndibaza ukuntu ngewe wafashe uriya musozi wose ukawugurisha je nagurishijeho igice kimwe rero ukangura icupa rimwe agapeta pane icupa kuva ku rubingo hejuru ku mutwe ukamanuka ukagera kuri twa duteke turi ku mazi bose hatemye nurangiza ungura agapeti ka 500 ariya ngo bongereho iryita inshuti zawe z'ubu ndazibonye umugore we si mukira rwose oya. none se gusa warumbwiye ngo bararitemye ntumbwiye ngo bararitemye ryose kugera mu kabande cyane buriya uriya mugabo Mugabire yajyaga agiye ari inyangamugayo buriya ngiye kumureba natwe turamuzi rwose ngiye kumureba Mugabire kuko nta wenda bintu- buriya nta kibazo ko yohereje abakozi noneho baritema ataberetse ngiye kumureba ubu aho kugira ngo njye iwanjye Yashizeho. ngiyeyo byaratemye urabyemera yenda urahagera muko wenda hazi hose ariko se koko ni icupa rimwe harya urambwiye harya wambwiye ngo ishyamba riratema kuva hehe kugera he suva ku duteke ukagera ku rubingo none se nisubirire mu kabari njye kureba Mugabire wenda mu kabari wabona ungurira hari ahantu ni hanini wirirwe ngiye kureba Mugabire buriya mpise mbyumva n'igisubizo ndakihaye buriya yohereje abakozi batema igice kimwe ngiye kumureba ndagiye ukomeze ugubwe neza ifuso esheshatu imwe ibirimo imifuka 300 harimo inyungu kabisa imifuka abakozi 8 bizinesi yunguka rwose iranga 8 harasa miliyoni z'ema ndafatiraho aha kuba ibihumbi 13 umuntu ntibazi ko uyu muntu ari mu mibare yaba yanga bimuvangira karibu ntawamenya ari n'abandi ngabo muraho neza muraho neza Mukomere cyane. Ni karibu. murakoze waba rushize ni karibu reka nta kibazo hano nta kibazo wabi muraho neza turaho yewe nanjye ntabwo hatagira n'utugeranja urakomeye rero ndakomeye ndameze neza twarangizanije neza reka natwe turaho ndabona ari utuntu mwari mukora nta kibazo ko twavugana ariko reka hajya muri mibare ra imibare mba nkora bizinesi buriya buriya nabifashe n'akazi gakomeye bizinesi nako bizinesi bari bizinesi reka nta
nabikora ariko burireba ibyinjiye ibyasohotse byose nyine mwari mwawe na madamu turashimye ese madamu ko yaza simbone ubwo abariyera ese wagira ngo reka ibyo byari ibya kera byo kuvuga ngo abantu birira mu isaha ku isaha iminota ku munota reka umwe aratarasa undi agatarasa noneho tukaza guhura tuvugana umwenda tutageze kuri ibi n'ibisi tuganisha nanjye icyangenzaga wenda umuntu yagiye gusaba umugeni noneho abavuga ariko bafata inda bamusabaho mu kanya ndamusaba noneho hasi umuntu baganira barimo banasoma itaza tigirere icyingenza nje gusaba umugeni wawe udatarabona baramumuhaye umwe uri umusaba n'igihe naze kuko ubonaga ko nje gusaba umugeni ababibonye umugore twari tuganira niwe natara akanyuzemo cyagiye twaguze ishyamba twaguze ishyamba none mvuyeyo nsanze baratenye neza se hari ikibazo baratenye neza ariko batemye hose niba ngo bahereye mu kabande bageze hamwe ku rubingo mu kabande katari hariya se muri Nyarusange hariya twaguze cya kivi cyo hahandi bahereye ku hamwe hari urubingo baramanura bagera mu kabande none se ubundi se siko byari bimeze ubundi niko byari ntiyako byari bimeze ubwo n'izindi urazima wampaye twari twabaye miliyoni 8 ariko imwe n'igice ubwo watemye hose urazima ko reka twavuganye ko byari ibiciro twavuga sinakwishyuye miliyoni n'ibihumbi 500 nkashyiraho na 5 kubera nabonaga uri mumbwira ngo ibyo kubikuza none se byagenze bite buke twabiye imodoka yanjye nigiye aka kanya nari nagurishije byararangiye none se mpaye yanasigaye yawe urumva nari nagurishije miliyoni ubundi nabanje guca miliyoni 12 turaciririkanya tugera kuri miliyoni n'igice none tugeze ku 8 urambwira uti reka tugure igice icyo nazaniye amafaranga kuri igice nari kuba nguze iki kariya urabona ari amafaranga ya miliyoni naguraye se n'igice yaguraye kariya kuri mu nkinisha ariko ubundi urandi zo zisigaye ta ndogukinisha none se ubwo utari mu nkinisha ko yewe ntukazane ibintu bidasobanura gusura umuntu none se ari gutangira ikiganiro cyari kiryoshye kandi none ibintu bitangiye kuzana bishobora kuvamo amahane uravuga ko nuhakana ko ntayaguhaye turajya kuri mobile money babikurure barasanga amafaranga narayaguhaye barasanga waramayagaye naguhaye miliyoni n'ibihumbi 500 birenga 5,000 yego ndaye urayemera ayo rwose ikindi se hari none se twavuganye nawe se ako bakire mwana anyeretse imbibisi hari umuntu uvuga ngo abakire sabana nabo ni sabakire bavurijwe n'iki kuba abantu twavuganye amafaranga y'irashyamba kuva ku rubingo kugera mu kabande nyine twaraciririkanyije igiciro bifata muri miliyoni n'igice ntangiye kukwishyura ntangiye kubara nyine kwa kuri umuntu ari nkanda akanyenyeri mubaza nimero urambira ibyo kubikuza none se ibyo by'utunyenyeri noneho bikora amafaranga akugeraho ibyo bintu by'utunyenyeri uri muzana twongeraho amafaranga bikaba miliyoni 8 ibyo by'akanyenyeri byongeraho iki ku mafaranga twavuganye miliyoni n'igice amafaranga se yaguhaye mugabe ko naranungutse aho nifite n'akandi yakuma niguri ntakutangiye kuzana imitwe yanyu none twaravuganye tumaze kuvugana ni ibyo ngibyo meza amafaranga byibura miliyoni 6 ngo byageze gute ngo n'ibiki twarumvikanye umva reka nkubwire amasezerano twaravuganye urampamagara kuri telefone turahura sibyo turabibara ibintu turanabihuza ndetse nari nibereye no mu mibare yanjye ntabwo ukomeza kwirinda untesha umutwe reka naraguherekeje none se umwerekeje bike oya utangiye kuzana ibi bintu byo kumva dore ukuntu abakire ni mu mibare myinshi hari umuntu umaze kumpamagara umbwira ko ngiye kumurebera ishyamba dore abakire ikintu tunapfa giye
nk'uguraje ngo akanyenyeri ku mafaranga akanyenyeri kongera biki akanyenyeri uguraje mu muri kanyenyeri mobile money ku ikoranabuhanga ntabwo bizi mobile money se byo ni ibiki kumvikana niba amafaranga umuntu yaragwaye ibye kuki utamwishyura amafaranga yakugezeho cyangwa ntiyakugezeho ibintu ni bibiri yakugezeho cyangwa ntiyakugezeho miliyoni n'ibihumbi 500. okay nta bindi rero nimba udashaka gusohokera mu nzu ubwo ndasohoka ubwo nyine aho mvira muri business oya guma muri business yawe reka nkomeze ngiye kukureka komeza nyine ugende kundeka se genda narigize ngo ntabwo wemera ko nayo oya nyura aha wa mugabo we nyura aha ava kubifata none se nyura aha umva nyura aha ugende ukora ibyo ushaka ibyo ntabwo